Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu Menya Iwacu ijwi ry'umuhira. Kuri mikro ni Elvis Kivisi. Ibiganiro byacu mushobora kubisanga ku mbuga zacu nkoranyambaga. Kuri website yacu ni www.menyaiwacu.org. Kuri page ya Facebook ni Menya Iwacu ijwi ry'umuhira. Kuri channel ya YouTube ni Menya Iwacu TV. Nubundi kandi tugikomeje insanganyamatsiko yacu igira itumunyamurenge ku murimo. Kongeye kwakira umutumirwa wundi akaba ari n'umuyobozi muri leta ya Kongo. Bwana Ministre w'Imari, ubukungu, ibicuruzwa ndetse n'igenamigambi mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Bwana Milere Manasi Ruhimbika ku murongo wa telefone. Mwaramutse mwese kandi mwiriwe mwese badutegera muri kano kanya. Nitwa Manase Milere Ruhimbika, ministre ku rwego rwa province, ministre ushinzwe imari, ministre de finance, kaba ministre wa plan, donc ngengamigambi sinzira ko bizita plan, ministre wa commerce, wa economy na industry, uzondegese ku rwego rwa province, muri province ya Kivu y'Amajepfo iwacu mbega aho abanyamurenge benshi dutuye n'ubundi wo muri Mongora kuri none. Tukaba dushimiye abayobozi ba Menya Iwacu kuba badutumiye, kuba baturaritse kugira ngo tugire ico tuganira hejuru y'umurimo. Ikiganiro kaba kicerekeye cyane kiri en direction y'urubyiruko rwacu abanyamurenge cyangwa se abene wacu bakomoka mu misozi miremire ya Sud Kivu, hariya hepfo muri Kivu y'Amajepfo. Turabashimira rwose kuba mwadutumiye, turabashimira kuba twapartage experience dufite mu by'umurimo, kubera ko dushaje kandi dushaje dukora, dushaje twarakoze kuva tukiri abasore. Ubu rero turabashimiye twese bayobozi ba uyu murongo cyangwa se bi association bita Menya Iwacu. Turabashimira rwose kuba mwadutekereje, kuba mwadutumiye. Ubwo reka mbagezeho tangira. Hari definition isharabavuga kenshi bise umurimo niki, ukora niki. Ntibyoroshe gutanga definition kandi sinzi niba ari naco ari ngombwa abantu bashaka kumva ngo se gukora niki, kuko abantu benshi bakirandukiwe no gukora ngo se niki. Burya abasaza barakora, n'abasore barakora, ndetse n'abana barakora. Umwana muto uje mu ishuri suko abatabakora ko bakora bagira icyo akora. Umurimo we kuba uje mu ishuri ubona ko no gukora. Ariko rero gukora ico tuzuga gukora cyane cyane ibyo dukora, umurimo dushatse kuvugaho none ni ikintu kizanye inyungu economic, kizanye inyungu mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rwa economy. Nuwo niwo murimo abantu tugiye kuvugaho bunyine, kandi naco cyane nkayo ntego ngo tuvuge impamvu igituma umuntu akora no kugira ngo agire inyungu mu rwego rw'ubukungu, ugire icyo wunguka kuzerekeye ubukungu. Nico rero bamwe harabavuga ngo umurimo ni sante, umurimo ni sante, sinzi sante urugenda isobanura mu kinyamurenge. Nibwo buzima buzana sante, butuma umuntu amererwa neza mu mubiri. Abandi bakavuga ngo umurimo urabohora, uba libre, urabohora, utakora umurimo ntubuhose. Abandi bakavuga ngo umurimo ni w'umuntu, ndetse hano rero hano muri Europe, hano mu Buraya aho ndi wenyine, cyane ko mu gihugu cy'Ubufaransa natuyemo, iyo udakora bakwita ngo uri inactive. Inactive ni ukuvuga ngo uri umuntu utabuje, uri umuntu usa n'uryamye, usa n'umuntu uboshe. Ikindi navuga hano mu Buraya muzo dukunda kubona, mbega umuntu agereranywa na profession yiwe, icyo bita profession. Bazababaza hano mu Buraya bakavuga ngo se ukora muki, ngo se uri muki, ukora muki. Mbega ikintu kikuranga, indangamuntu yawe, ukuye izina ryawe, uvuye kumeze muri identity yawe, ibintu bikuranga buri wowe, aho uvukira, abavuze bawe, urinde witwa numeze gute. Ikindi kintu cyakabiri kikuranga ni umurimo ukora. Iyo rero umuntu adafite umurimo akora hano Buraya, witwa ko urasuzugurwa. Mbega abantu bose baragusuzugura ko ntacyo wimariye wewe wenyine ubwawe, kandi ntacyo umariye n'igihugu utuyemo. Buriya nicyo gituma mu vino abantu baza bita ngo ba extremiste, bakunda ngo abirabura bava hanze mu bihugu byo muri Afrika baza kuba twara imirimo, cyangwa se bakaza
baza ngo bahembwe amafaranga no bita ngo ni social ariko badakora. Nicyo gituma umuntu udakora asuzugurwa, umuntu udakora ntacyo abayimariye, umuntu udakora ntababaho, umuntu udakora abavuna abandi. Uvuna umuryango wawe, urivuna wowe ubwawe, amaruko uvuna n'abarya abandi muturanye, ukavuna n'igihugu utuyemo. Ku gihugu utuyemo iyo udakora nta musaruro ukizana mu koresha nshaka kuvuga. Rero nk'ahari ankora mu gihugu cyacu cya Kongo usanga urubyiruko kenshi nta murimo bakora koko, nta murimo bakora. Birahari bitewe nyine nuko tumeze muri mu bintu byerekeye ubukungu, byerekeye ekonomi. Ibihugu zacu birakennye, ibihugu zacu bimeze ukuntu bitera, ndetse harimo ibyo bita rushwa. Cyo gituma nyirwanya, cyo gituma nyanga, cyo gituma ntayikurikira. Niyo nzi ngo umuntu azafata rushwa azantera umujinya, ndamwanga, nasuzugura umuntu wese ubiturire. N'umuntu w'umukungu bwa leta ndamusuzugura rwose akamva no mu bwenge kumbona ari gito kuruta abandi bantu. Kuko iyo wiba leta burya uba wiba generation ziriho ubungubu, ukiba na generation zikurikira abazaza bose, uba wiba wewe ukiba n'abandi bantu bazaza. Rero ko mu gihugu tutimo cya Kongo abantu baratunze bamwe cyane, bakagira umutungo ureze cyane, leta ibikontorora ngo se ngo bakoze wese ubutunzi bwavuye uriba ukiba n'ibyo abandi boganye. Mbega nibyo umushahara w'abandi, nibyo kereye akazi, nzozanye ibyore imirimo bandi, ukabyiba ukabigira ibyawe wenyine, ugasanga wibya muri generation buri kumwe, ukiba n'izindi generation zaje. Cyo gituma kuva kuri Mobutu twagengwe no kwiba na corruption, cyo bita urushwa kuri giturire, kugeza none ruzatumye abantu bakenda. Tukaba twavuga ngo ubu ngubu muri sinzi ko muri Sirikivu aho nkorera none twagereranya kuri 70% y'abantu takazi baba bafite. Kandi rero kurya abantu kwa 70% badafite akazi, ntabwo igihugu cyatunga, ntabwo igihugu cyagira amahoro, ntabwo wanavuga ngo watura muri cyo gihugu, nta buzima bwa buhari. Mbega cyo gituma navuze ngo gukora nibwo buzima. Iyo wiba ubuzima bw'abandi, iyo wiba ukiba leta, uburi umurozi, uburi umutindi, uburi umubandi, uburi gito. Umuntu wese ukunda Imana, umuntu wese ukunda ubwoko, umuntu wese ukunda igihugu azorwanya rushwa, kuko rushwa irica, iraboza, yica nabi, ituma abantu bahoba bakibato, ituma abantu babora bagihagaze, ituma abantu babandi, ituma abantu baje muri biriya kabiri ubona bari ngo bagiye muri groupe armée, kenshi bajanwamwo no gushaka inyungu za ekonomi. Ikindi novuga hano mu France baravuga ngo il n'y a pas de sommetier, nta murimo uhaba abantu bagito. Niko novuga gutyo. Kunda no kugira ama conference hari Bukavumba, uri kuba gatatu nk'ishura gatatu mbere yuko ndiza no mu ruzinduko ni mu nakoze ikiganiro n'abasore, nababwiraga hejuru y'ico bita professionalism. Bega ni kuko nabivuze mu mpaye introduire ikiganiro. Umuntu ugira indangamuntu yakwagira izina, aho wavukiye, abakubyaye, umeze ute, ungana ute, umufite imyaka ingana gute, ariko ukagira n'icyo bita profession. Ukora iki? Urangwa nawe, cya kintu uracyambara, cya kintu urakijana, cya kintu kikubaho kuva utangiye gukora umurimo kugeza upfuye. Rero bigaterwa nuko kenshi abantu bacu tutagira profession. Usanga mbwira abana nababwira ngo je zabwira abasore nkababwira nti muze mwiga, ariko umuntu agire profession, agire umwuga yakurikiye. Niba uri agronome, niba uri muganga ube muganga, niba uri maso ube maso, niba uri soudeur ube soudeur, niba uri n'umupasiteri nawe ube pasiteri. Ariko umurimo wawe ukugenga, umurimo wawe ukuranga, bazavuga ngo nyanaka, uze ngo izina rya nyanaka, avuga ngo izina rya Manase, je nditwa Manase. Iyo ni izina ryanje rindanga kuko nizo bintandukanye n'abandi, ariko hakaba n'ikindi kindanga wese umurimo we yakoraga, umurimo we akoreka. Twebwe twese wacu twaraborozi, abanyamurenge kenshi twaraborozi, ariko rero kubera impamvu zitandukanye, kubera ko ubworozi bwabayeho igihe kibundi bwarashize, twese ntibishoboka ngo twababorozi, nta naho twakororera, ni hatoya cyane. Birashoboka ko twese twafata umwuga. Ubu tugomba kuja mu zindi profession, twarabitangiye, kandi abantu benshi bakora mu yandi profession tarayo korora, ko tutuye hari inka, tutuye hari ingama cyangwa yene twororaga. Ibyo turabishima cyane. Iyo ni intambwe ikomeye kuba abantu twaratatanye tukaja hirya no hino, twaba dufite mu bihugu byose nk'uko binabivuga, hari ibihugu byo kwisi byinshi tubiho n'abanyamurenge. Ubu ngubu n'ubu impamvu itujana cyane, iya mbere mu mpamvu ituma abantu babiwacu niyo y'ubukungu, niyo y'umurimo, nukugira ngo uzagenda ahantu uzaje gukora.
akazi no kugira ngo uzashaka akazi no kugira ngo uzarebe kuzabaho rego no gutangira kuva iwacu ruguru tumanuka tuja mu bihugu by'epfo tuja muri ville byatewe cyane cyane no kuja gukora akazi kugeza no muri ayo maville nayo tuyavamo tuja mu bindi bihugu byo hanze arakazi habaye intambara ico kintu cyase gusuzugura habaye insecurity habaye umutekano muke ico kintu cyo bicaka bico bicaka gatatu kandi ko navuze iriya ni consequence yuko abantu bagiye mu bwibyi bishe ubukungu bishe akazi bishe imirimo biza abantu bokoze turabisenya nyuma hazindi ngaruka zibiza intambara zibana biriya bintu tubonamo umutekano muke tubonamo urupfu tubonamo gutotezwa n'ibindi biriya ni consequence yuko umurimo ari wo wabaje kwicwa mbere bitewe na rusho bitewe na pillage bitewe no kwiba no gusahura umutungo wa leta. Tubibutse ko tukiri mu kiganiro menyu wacu ijwi ry'imuhira kuri mikroni Elvis Kivis. Bwana Ministre, tugikomeje ikiganiro ushobora kutubwiraho gato ku nyungu z'umurimo ndetse n'ingaruka zo kudakora. Iyo umuntu akora bigira avantage bigira inyungu reka usibye inyungu ya mbere nuko wewe nyine biguheza ubutunzi biguheza amafaranga biguheza kubaho biguheza kugira umuryango umeze neza iyo ukora iyo udakora umuryango ubaho nabi wala ibyo ni igitangaza n'ibintu mbona abantu benshi batuye mu mujyi batacu bakora biragoye cyane kuba biragoye n'ubuzima bugoranye n'ubuzima bwagito utokwifuriza undi muntu berkungu ariko rero buryo umuhinzi w'iwacu nawe n'umukozi kandi iyo uhinga ukagira umwumbu ukarura ugahinga ibijumba ugahinga imyumbati ugahinga ibigori ukora umuceri ukagira cyangwa se ukaragira inka uwo bifite umusaruro bifite icyo biguheje uwo ni umurimo ukora uwo nguwo nawo ugira icyo uguheza mu nyungu muri economic ubeshaho umuryango wawe nawe ukibeshaho ndetse mugabo nuko nyine kuri navuze tuba dufite ibihugu biteje imbere bimeze ukuntu bimeze neza kuko abahinzi ni profession nziza cyane nziza rwose kandi abantu babifitemo inyungu muri economy usibye ko wacu twebe nta na mihanda nta na bindi uyu muntu ngo nagenda ahinga ibigori ahinga ibishimbo ahinga ibirayi ahinga ibijumba ntako yabicuruza ntako yabigurisha yahinga bikamurera imbere ico ni gitangaza nico gituma iwacu abantu bahava ariko yabahabaga imihanda yabahari ameze neza udafite akazi kandi akora yagiye akora karakazi k'ubuhinzi kandi ni keza cyane ndetse mugabo sukuba utarize n'uje mu buhinzi ya kuko abantu biga guhinga ugafata diplome ya doctor Marco muhinzi ibyo nabyo nakazi irandre libre bikugira imbohoke gukora bikugira imbohoke uburi imbohoke nduburi esclave wowe si mutuma mu Giswahili ko navuga tu n'es pas esclave iyo ukora uburundu hose uburundu wigenga voilà cyo gituma hari yamba ndaguhamagara abasore ngo baje mu kintu baza bitantire entrepreneuria ngo bakora umurimo wigenga niba leta idashoboye guheza akazi niba mu kubona akazi muri leta bigoye niba gushaka akazi mu bintu za privé bigoye wiremera umurimo wihangira umurimo icyo ni ikintu kigezweho ni ikintu ushaka ni ikintu ukifuza kuko iyo wihangira umurimo ugena uko ushatse wigenera n'amasaha yo gukora wigenera n'umutaha utangirana wigenera n'aho ukorera ibyo ni byiza birashigikiwe cyane wafata diplome yawe nini wafata diplome yawe ndende yisumbuye ariko wamarukaje muri ibyo bintu za entrepreneur ukikorera ibyo kwikorera ni byiza cyane cyo gituma duhamagarira urubyiruko ndetse n'abandi bafite imyaka ngo yabigenza nk'iyanje nanone waba ufite umwanya wo kuvuga ngo wikorere wigenge kuko ushaka akazi wakabona tukome wakabura hanze barashobora kukabona ariko abari abatuye iwacu muri Kongo ako kazi karagorana niyo mpamvu kwihangira umurimo ari byangombwa ukiga ndetse n'amashuri agufasha akuzakuyobora kwihangira umurimo kuko iyo utize neza ntabwo wakwihangira umurimo ngo bizorohe biragoye cyane nicyo gituma no guhamagara abasore wize suko bamubwire lisansi sugira ngo uvuge ngo narangije ngo nanditse igitabo nkuko tubivuga ntacu bivuze na kimwe ngo nanditse igitabo usibye gusa kuko bigutwara amafaranga y'ubusa bisaba ngo ugire akantu gatoya wongera kuri iyo diplome kaso guprofessionnaliser muzo wifuza gukora ibyo rero nkambihamagara abasore vraiment je n'appelle à la jeunesse nubwo waba warize ufite diplome ya supérieur ushobora kugira n'akandi kantu gato kumwuga wakora kugira ngo gutume uacceda vuba ku murimo wifuza gukora udakora ntiwavurwa udakora ntiwabona huba udakora ntiwabona icurya udakora mbega utungwa n'abandi kandi ubaye imbwa kugira bivuze urasuzugurwa wabahe wavugana nande kuburi gito kuburi umwibyi kuburi umusahuzi waraje gusahuriza abandi. Bwana Ministre nyemera nkubaza ikibazo gito tukiri mu kiganiro niki uvuga ku bantu basohotse igihugu cyangwa se bataye igihugu nkuko abenshi babivuga? Jewe ntandukanye n'abandi abantu bakunda kuvuga ngo abantu bataye igihugu
c'est vrai abantu bataye igihugu twese twataye igihugu jewe nabaye mu bambere bahungaga kandi cyo nahunze cyari gihari ariko nongeye kugaruka nyamara iyo mbona ubuzima abantu baturamo zavuga ngo se savola pene gutura hamwe ubuzima cyangwa no kuja hanze kuko uwagiye hanze bifite akamaro kenshi ko cyane ku babyeyi umwana yakwiga eje mu ishuri neza wavuza abana nawe wakwivuza kandi wanabona n'umurimo iwacu rero kwiga biragoye kuko amafaranga ari make yo gusomesha abana amashuri ubungu ushaka ko umwana wiga neza n'amashuri mu kumuroza amashuri ya privé birahenda aho ushaka kuvurwa n'ubuvuzi buteje imbere cyane kuko biragoranye ndetse n'ibiriyo no kubona n'ibiriyo nabyo bikaba binagoye donc kuacceder kuri economic kuacceder ku murimo bikaba bigoye cyane kugira ngo uvurwe kugira ngo abana bige kugira ngo umererwe neza nuko uja mu murimo rero hatari umurimo rero nobwira umuntu ngo tura ahantu hatari umurimo hakugira igifu hakugira igihingo hatazagiza icyo kugezaho ahubwo waburoya aho ubona umurimo ukazobora kugaruka harya wasize nta murimo hari waje kuhanga umurimo tutugire ngo tuzazi iwacu harabaye imirimo ngaho Yesu Kristo azamanuka mu ijuru ngo aze kure imirimo abagiye hanze nibagira uzo bitale capital nibabone amafaranga nibo bazoza kuinvestire hariya bakahakora imirimo rero bazogaruka nuko bafite icyo baje kuhakora ntibazogaruka ku misozi yongeretse cyangwa habaye heza kutukundi uko hameze none kizahagira heza nuko hazaboneka imirimo abagiye hanze jewe sinza mbaga yaza bashimira cyane kavuga ngo niba bibafashe kugira icyo mugeraho none niba bibafashe kugira ngo mwige neza niba bibafashe kugira ngo muvurwe neza mwaje hanze kugira ngo ejo muzagaruke muri bazima muroro uburyo muhanga imirimo hari iwanyu mbega icyo twabuze icyo dafite none ni mwaye zo kuvuga ngo duhanga imirimo iwacu hakundi habeho ntabwo twagira ubu idafite imirimo ntabwo twaba mu gihugu tudakora icyo cyabaho nta n'amajambere kiba gifite nicyo gituma n'ubu hani iwacu muri Kongo dufite amatora jewe kenshi nkunda kubaza abantu babitoza ngabo ngo se uyu se ko yitoza azakora iki kiruti ibiriho none kandi icyo twashaka gukora twose ni ikintu kirora mu rwego rwa economy ni ikintu kirora mu rwego rw'ubukungu ni ikintu gituma abantu ba acceda ku mirimo hari ubigeze mbaza umunsi umwe aravuga se mbega hari umurimo ngo abanyamurenge badahanguriwe gukora ndaseka cyane abanyamurenge turi abantu nk'abandi turikunda c'est vrai turi ubwoko bwiza ntawanga ubwoko bwe turi beza cyane tumeze ukuza ariko rero kugira ngo tubeho nuko dukora umurimo kuko ahuri erege bavuga ngo ngo wagiye burya saziwe ngo azazimira nguri niko kuko aho wagiye uzakora umurimo bazabakora kandi kuko natangije bivuganya pas de son métier nta murimo gusuzugurwa wasuzugurwa n'udakora ariko ukora wese ntacyo asuzugura kandi buraya mbona abantu bafite amadiplome yisumbuye cyangwa kuvuga za lisanse bakora umurimo wari wose barawukora kandi rero iyo n'ubu umuntu avuga ngo we yakora bene uriya murimo uwo none baramutunza bameze ukundi kunda ariko kandi ntacyo abayungura abasore aho kuvuga ngo gume mu nzu yakora umurimo wose kuko umurimo kuko navuze ni ukurandre libre ni utuma ugira sante ni utuma umuntu udakora n'ubura umuntu mbega udakora ubuvuna umuryango wawe uba ubuvuna na leta n'igihugu utuyemo nta muri munyamurenge atakora umurimo kandi umunyamurenge special kuruta abandi bantu icyo abandi bakora nawe wagikora aho uri imirimo z'abakora nawe ugomba kuyikora niba ishobora kugira ikorera mu igweza kome inyungu cyangwa se avantage économique niba bishobora kugira kugezaho bikagutuma utera intambwe kukomeza uwo murimo uwo ari we wose wakora sauf umurimo kameme tutakwifuriza umuntu umurimo twakwamagana n'umurimo wo kuba muri ba prostitute ibintu zo guheta kugira ngo bagweze amafaranga biriya zo kuja mu kuba bakahaba n'icyaha imana irabyanga n'umuryango ndiyo natwe abanyamurenge turabyanga n'umuco wacu nikorangize muvuge n'umuco urabyanga ni bibi ndetse mugabo ni n'umuvumo ku muryango wawe bwana ministre tugana ku musozo niye nama watanga kubateza amatwi iki kiganiro rero reka nsoze mvuga gutya ngo umurimo ni w'umuntu abasore duhaguruke dukore abasaza duhaguruke dukore koko imirimo iragoye kuboneka niba imirimo igoye kuboneka tuyihangire guhanga umurimo biroroshe cyane nibyo bintu bizoroshe kuruta aho gusaba ifaranga zo kurya aho gusaba ifaranga zo kwishurira abana ku ishuri aho gusaba amafaranga ngo reka sabe mwene wacu waba ufite yamarya bungu byaba rimwe byaba kabiri ariko wihangira umurimo kabe gatoya utangire kuri gato kagira icyo akubwiza mu minsi imbere zamona aho dutuye muri kya gihugu cya Kongo abantu bamaze gukura cyangwa se abantu bafite nk'imyaka
myaka yanje babonye ubutunzi abandi aho babuheraga. Hari abantu bajaga iwacu gushaka amavuta y'inka bakava mu zindi ntara za kure zo muri province bakazi iwacu ni Murenge gushaka amavuta y'inka bakagura amavuta y'inka aya abagore bacu bacundaga ba mama bacundaga bakagenda bakayacuruza kandi umenye ngo abagura amafaranga make cyane ariko gahera ku kantu gatoya akazagiza ico kamugezaho. Hari abacuruzaga amagi, hari abacuruzaga intama, hari abacuruzaga inka n'ibindi. C'est vrai kuvuga hari wacu biragoye kugira ngo ucuruze. Hari amatarakaseri abantu jewe ukubwira ni ministre wa finance muri rwego rwa province ndabizi cyane. Dufite mbega dufite administration inanije abantu kugira ico bakora, irananije nico gituma uri hanze ukagira ico washobora gukora profita mu mwanya bikimeze nabi kuri wacu aho uja profita mu mwanya mwiza urimo aho waragiye ngira ukore ako kazi nyumuzagaruka iwacu amaze gutungana. Natwe ndibwira nk'abategesi ndibwira nk'abasaza ko turimo dukorana n'inzego za leta dukorana n'abandi twingingana twese ni kubembelezana hariya kugira ngo turere ko twahindura ibintu bihari amaze bikaba bisha nyuma bagiye nyuma n'abakihari bakazogira ico bageraho mu rwego rwa economy. Kuyugu kidafite economy igihugu kitari development mu rwego rwa economy kitagira abantu baza bakora nta avenir nimwe kiba gifite tayo nta avenir. Kuriya navuze nti wakwivuza nti wabaho nti warya nti wagira inzu nti wagira ico ugeraho utazukora. Iyo abantu batunze leta irakutunze. Muri Kongo rero difference nabonye none nuko abantu baratunze ariko leta igakena. Ivyo biva no kwiba imisoro. Nico gituma ikaniro nayo ni yindi forme ya rushwa ndayamagana ndayanga ndayisuzugura n'umuntu ukora bene ivyo bintu ndamwanga. Shimiye rero abayobozi ba association bitamenye wacu bambashimira rwose ko badutumiye kandi nizere kuko kiganiro kigufi dukoranye na bene wacu tunyuze muri izi nzira za internet cyangwa radio bigira ico bitugezaho. Ariko rero nkaba nifuza yuko abagara abantu bose kuja mu kazi wo buri umusaza wo buri umugore wo buri umusore wo buri umwana urangije ishuri waje mu kazi cyangwa n'utari mu ishuri kuko navuze kuja ku ishuri nako no gukora bose nkambararika kuja gukora umurimo. Kandi ku bantu batuye muri Kongo ku bantu batuye bifuza ko Kongo izakira abantu bakunda iwacu ico tuzarwanya cyambere gituma abantu batabona umurimo gisambura imirimo gituma abantu bakena gituma abantu bangara gituma abantu nubwo borozi bita urya rushwa bari umurozi koko nta batandukanye n'abandi. Izo bintu ndabyamagana kandi gahamagarira bene wacu niba hari difference niba hari ikintu twakora kirutse abandi bamwe bazabananirwa twebwe no kurwanya rushwa no kwanga rushwa no kuyanga katakata titurangwe n'ibyo kandi babwire ni n'icyaha no kwiba. Zakayo zagayiba kuri Zakayo zagayiba leta niko muri Bibiliya bitubwira Luka isura 19 ndagira ngo kubivuga. Ariko we data niba ruko rero bisemenje yaravuze munsi yarahirega abonanye na Yesu kubisa amaso yarangije Yesu usaraba ati ngewe ndishura kane urera amafaranga twiba ya leta tuba tuzi ngo umunsi umwe twayabazwa kane ngo tuyishure ifo kuba warayabise kuwiki afite. Yesu agirira abanyamurenge neza, Yesu agirira iwacu neza, Yesu agirira Kongo neza. Twese dukunda igihugu, twese dukunda umurimo niko kwikunda. Imana bagasanira. Arakoze bwana ministre Milere Ruhimbika wari kuri mikoro aha tuganirire byinshi ku murimo dore ko arangije atanga inama ndetse n'umusanzu w'ibitekerezo byubaka igihugu. Agize ati abakunda Imana abakunda ubwoko ndetse n'abakunda igihugu cacu duhagurukira umurimo ariko cyane turwanye ruswa. Kuri mikoro yari Elvis Kivis. Ndabashimira mwese nshuti bakunze mwari muduteze amatwi.